tangira urugendo rwawe rw'ifaranga ry'ikoranabuhanga uyu munsi. Iki nicyo cyapa turi gusanga mu mujyi wa Kigali muri parikingi ya Chic. Ngo abazi parikingi ya Chic muzi aho iherereye, ni hano mu mujyi muri gare yo mu mujyi, iruhande rwaho niho hari parikingi ya Chic. So guys, iki ni icyapa rero cya Binance turi gusanga mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Aka kanya rero tugiye kubaganirira cyangwa tugiye kubabwira bimwe mu byiza bya Binance, kuko abantu benshi nabonye baratangiye kubaza bati ese iyo Binance imeze ite, umuntu yayibyaza umusaruro gute, ese yayikuramo iyihe nyungu? Ibyo nibyo tugiye kuganiraho nyuma yaho tuboneye ko cryptocurrency mu minsi iri imbere mu gihugu cyacu zigiye gufata indi sura. Rero nimba utarakanda subscribe kuri Vumbura TV, ushobora gukanda subscribe ndetse ugakora na share ku nshuti zawe kugira ngo aya makuru turusheho kugenda tuyasangira. Number of users. So if a project or if something have a large number of users, it has value. So that's utility value. So if a project has millions of users, every exchange is going to want to list it because we want that liquidity. We want those users. Okay guys, reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze mwebwe mwese abakurikirana YouTube channel yacu. Ni ukuvuga ngo uyu munsi tugiye kuganira neza ku bijyanye na Binance, bimwe mu bibazo abantu bagiye bibaza nyuma y'uko babonye biriya byapa bigiye bitandukanye. Ndagira ngo tubiganireho ndetse bitere bamwe gukora ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo bazagire ibyo bageraho ndetse bazakoresha iyi Binance neza ibabyarire umusaruro. Hari abantu bagiye bibaza bati ese iyi Binance imaze iki, twayikoresha gute? Ubwo n'abantu badafite amakuru na make kuri cryptocurrency. Ikintu cya mbere nababwira kuri Binance nuko ushobora kohereza cyangwa ukohererezwa amafaranga aho waba uri hose ku isi ku giciro cya zero cyangwa ku buntu. Ni ukuvuga ngo umuntu wawe uri muri Amerika, umuntu uri muri Canada, umuntu uri muri Australia ashobora kukohereza cyangwa wowe ukamwoherereza amafaranga ku giciro cya zero. Nimba ari amadolari 1000 akoherereje niyo akugeraho ntacyo bamukata, cyangwa weho nimba yamwoherereje ntacyo bagukata. Ntekereza ko ari uburyo bwiza kandi bwagenda bufasha abantu benshi cyane aho baba bari hose ku isi. Ikindi cya kabiri kiza cyane cya Binance nuko ushobora guhinduka umucuruzi ukarangura amakripto ndetse ukanayagurisha. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi bigaragara mu cyo bita P2P trading, aho ushobora kuza ukareba agaciro coin iri kugurwaho, ukarangura ugakora order cyangwa ugahinduka umutrader ugakora advertisement order. Abantu bafite amakripto cyane cyane ama USDT bakaza bakayaguha, ukabaha cash in hand, then nawe ugasubira mu isoko gucuruza cyangwa ugakora indi advertisement igurisha, ku buryo ugurisha ya makripto waguze akaza akombayininze inyungu, mbese ugahinduka umucuruzi. Ni nko gushinga boutique kuri Binance, niko nabyita, cyangwa uburyo bw'ivunja n'ivunjishwa, reka mbyite gutyo. Ikindi kintu cya gatatu wenda twavuga ni ikintu kijyanye na staking. Ni ukuvuga ngo angaha kuri Binance uba ushobora kuba wafata amafaranga yawe ukayinvestinga cyangwa ukayastakinga ukayagura crypto, reka mbyite gutyo kugira ngo byumvikane. Wamara kuyastakinga kuri iyo crypto wenda mu gihe cy'iminsi 30, iyo minsi 30 yashira bakaguhereza profit ndetse na ya investment yawe. Uburyo buri safe kandi butanga profit. So hanyuma ubundi buryo bwa kane twavuga ni uburyo bwo guhinduka umutrader muri future trading. Guhinduka umutrader muri future trading ni ukuvuga ngo ni ukubuyinga crypto, ibyo bita buy long na sell short. Ukavuga uti nimba crypto nyiguze nakoze prediction cyangwa bitewe nuko nanarije isoko avuga ntiraza kuzamuka, ubwo niza kuzamuka ikajya mu cyerekezo cyanjye ndaza kuba ndi muri profit.
Ikindi nimba crypto yanjye yabaye sell short, ubwo nimba nkoze prediction bitewe nuko nanarije isoko ikaza kujya mu cyerekezo na predictinzemo, ubwo ni sell short, ni ukumanuka ikamanuka kuko mba ndi muri profit kandi inyungu mbonye mpita nyibikura ako kanya. Rero ubwo ni uburyo bukeya muri bwinshi bugaragara muri Binance ushobora kugenda bukubyarira inyungu, ukaba wabutangiriraho ukagenda ubona profit. Ni ukuvuga ngo ikintu gihatse ibindi cyangwa ikintu ugomba guha agaciro no kubanza kwiga, kubanza gushaka umuntu uguhugura muri ibintu bya crypto. Nubwo ndi kubibabwira gutya mukumva wenda bishobora kuba byoroshye, ariko bisaba ko ufite skills runaka kugira ngo trading uzajya ubona profit, involving cyangwa uhure n'abantu benshi bagiye batandukanye, umenye uburyo bamanaginga kuko abenshi aba ari abascammers. So it means that bisaba ko ubanza kwiga, kandi akantu gato ushobora gukora utari sure neza muri cryptocurrency kaba gashobora kukuzanira igihombo, kandi igihombo nyine iyo cyaje kiba cyaje, nta recovery iba mu gihombo wagiriye muri crypto. Okay guys, ni ukuvuga ngo rero ndagira ngo tuganire ku gice nanone cyitwa peer to peer. Ni ukuvuga ngo peer to peer ni uburyo abantu babiri bashobora gukora trade, weho ukamuhereza nawe akaguhereza, ukamuha crypto akaguha amafaranga, cyangwa ukamuha amafaranga akaguha crypto. Yabo ni uburyo bwo gutradinga, navuga buba buri ku rwego rwa buri gihugu, cyangwa buri gihugu kiba gifite uburyo basanzwe bishyuranamo mu buryo buri lokale. Nka hano mu Rwanda dukoresha especially mobile money n'uburyo bwa banking nyine bwo mu Rwanda, ariko twebwe nk'abanyarwanda dushobora gukora icyitwa peer to peer, ko dufite uburyo bwo kwishyurana twebwe ubwacu tuziranyeho butandukanye n'ubundi buryo buri international. No kuvuga ngo ahangaha rero abantu benshi bakunda kuhagira impungenge, bakibaza bati nimba ngiye nkakora order muri peer to peer, nkatanga amafaranga yanjye tuvuge avuye kuri mobile money ajya kuri uwo mutrader uri muri Binance uri gukora trading nyine kuri peer to peer, ese aramutse nyimye izo crypto nabigenza gute? No kuvuga ngo igisubizo kirahari. Igisubizo ni kimwe, nuko muri Binance iyo umuntu agiye gukora order cyangwa agiye gutradinga, aba afite amafaranga runaka. Nimba ari umucuruzi muri Binance nkuko nabibabwiye, nimba afite ama USDT 500 akaba akeneye kuyagurisha, ayo mafaranga ari kuri konti cyangwa ari kuri konti yitwa available balance. Available balance ni amafaranga uwo muntu aba yemerewe gukoresha, akaba yayabikura isaha yari yose igihe abishakiye, cyangwa akayatradinga nyine akayabona kuri banki yiwe cyangwa kuri momo yiwe. Ariko nimba yeho waje mu isoko uje kugura ugakora order, wamara gukora order, iyo ukimara gukora order wenda tuvuge kuri ya $500 afiteho, ukaba wakozeho order $100, then weho ukamwishyura. No kuvuga ngo ya $100 ahita ava kuri available balance akajya kuri freezing account. Abantu benshi bakunze kubyita escrow account. Amafaranga ajya kuri freezing account ari $100 yandi wakoreye order, yandi ari buguhe. Ntabwo ayo mafaranga aba yemerewe kuyabikura, ntabwo aba yemerewe kuyakoraho. Hanyuma rero no kuvuga ngo hari iminota ya trading. Iminota ya trading akenshi yari mike aba ari 15, hari nabo usanga yageze kuri 30 cyangwa kuri 45. Iyo minota ishize wamuhaye amafaranga ataraguha crypto, ukora icyo bita appel, no kongera kumwibutsa cyangwa kumwongerera indi minota, cyangwa kugira ngo mubiganireho ikibazo kiri hagati yawe nawe gikemuke. Haba hariho n'uburyo bwa chatting mushobora guchatting. Iyo ibyo byose bidakunze, icyo ukora ni kimwe. Icyo ukora no kwifashisha Binance support. Binance support bagusaba proof zigaragaza ko wishyuye. Niyo mpamvu ahangaha nyine tubagira inama yo kwishyura mukoresheje amazina asanzwe ababaruyeho. Amazina ababaruyeho nibyo biba ari sawa cyane, kugira ngo nuhura n'iyo case ize guhita ikemuka byoroshye. Hanyuma Binance support bacekinga, bitwara iminota nk'icumi bagacekinga nimba ibyo bahaye ari byo koko wishyuye ayo mafaranga. Hanyuma bamara gukonfirma ko wishyuye uwo muntu yakwimye amafaranga, bagahita bagenda bagafata ya mafaranga ya order wari wakoze bakayakura muri freezing kuri konti yiwe bakayaguhereza,
amafaranga yawe akakugeraho. Guys, ndimo ndabona rero video igiye kuba ndende, ibyo twaganira kuri Binance ni byinshi cyane, gusa nashishikariza abantu gutangira gukora ubushakashatsi kuri cryptocurrency, by'umwihariko Binance kuko niyo iri trusted, niyo exchanger ifite ingufu kandi ushobora gukoreraho ibintu byawe bikagenda perfect, nkuko ufata amafaranga yawe ukayashyira kuri Momo cyangwa kuri banki, ibintu bikagenda mu buryo buri perfect. Rero ku bantu bakeneye gufata training zijyanye na Binance, mwanyandikira kuri nimero iri munsi y'ivideo muri description, cyangwa mukampamagara nta kibazo, tukabiganiraho tukabifatira umwanzuro, tugahura tukaguhereza training. So reka nsoze iyi video rero nongera kurutsa abantu batarakanda subscribe ko mwakanda kuri subscribe, mugakanda no kunzogera. Byaba byiza mwanakunze ikiganiro cyacu mukadukorera share mu magroupe mubamo cyangwa kuri WhatsApp status, kugira ngo n'abandi bajye babasha kugetinga cyangwa kugera kuri buno bwenge, cyangwa gufata nosiyo, kuko icyo tuba turi kubaha ni nosiyo, kuko ntekereza ko ntago wavuga ibintu byose ngo uzabirangize. Rero reka nsoze iyi video mbifuriza ibihe byiza. Ciao ciao, ubwo nawe muri video y'ubutaha.